murakaza neza ku muyoboro wa Igetsimani. Imana iguha umugisha gumana na ndabasukije mwese ku migabane itandukanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Ndashima Imana kuko inyemereye kongera kubana namwe. Hari hashize iminsi myinshi tutabonana, ariko Imana ishimye yuko yemeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Abadukurikiye ari bashasha, iyi Igetsimani channel, izina ni Jeanne d'Arc. Nejejwe n'Imana mu mutima wanje wo kubana namwe tuganira ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimye. Mugisha tugiye gusangira amagambo y'Imana yavuga ngo umuntu usenga atajyaja Imana iramwishimira. Haleluya. Niba usenga utajyaja Imana yakwishimira, kandi niba usenga ujyaja, ibaza impamvu ugihagaze muri ibyo bibazo byawe, ibaza impamvu ibyawe bitavanze, ibaze impamvu ukomeje kuguma mu mubabaro, ibaza impamvu ukikomeje kugwara, ibaza impamvu ibyawe bitagenda. Impamvu bitagenda ni kusenga ujyaja. Imana ndagikunda injyaja, ntabwo Imana ikunda abafite inzira zitajya Isiyoni. Abo ndaga Imana ibakunda. Imana rero tugirire neza. Ibindi Imana ishaka muge uyisenga, irashaka yuko uhanga umutima wawe, irashaka yuko ubokoka ugakora ibyo Imana ishaka. Mbere yuko twinjira mu ijambo, reka duce bugufi twubaha Imana, dusenge Imana. Uwiteka Mana yanjye, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kubw'uyu munsi mwiza waduhaye, ndagushimye kuko waduhaye uno mwanya kugira ngo twumve iki ijambo ryawe ritubwira. Kandi Mwami, reka icyo ijambo ryawe ritubwira, reka icyo ijambo ryawe ridusaba ari cyo dukora mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turyumvire, nitumara kuryumvira tubishire mu bikorwa. Data wera, haba ari njye urivuga nanjye bimbere uko mu izina rya Yesu Kristo. Haba ari ubyumva nawe rimubere uko mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, erega ijambo ryawe ngo nitabaza ritumurikira ibirenge byacu. Reka rero iri jambo rigira umumaro munini mu mitima yacu. Reka iri jambo rigira icyo rihindura mu buzima bwa bene data. Reka iri jambo ritange shanjoma mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Namaganya gukora ku mubi mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami, ubwami bwawe umanukire hano hantu. Namaze kumenya yuko ubwami bwawe si ubw'amagambo, ahubwo ubwami bwawe ni ubw'imbaraga. Reka kwera kwawe no gukora kwawe biganzire hano mu izina rya Yesu Kristo. Bana nanjye Mwami, ndabarinze, nere kuvuga ku bwanjye ahubwo mvuge ku bwa Data. Mwuka wera nase Data wera anyobore njye nibere mikoro, maze urangurure uvugane n'ubwoko bwawe, uvugane n'imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Niko dusenze none iteka ryose. Amen. Imana yacu ishimye, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tuhasanga amagambo atubwira kwiyiriza. Ese kwiyiriza niki? Ese ni kwe wakiyiriza Imana ikagushima? Ni gute wakiyiriza ukumvirwa? Ni gute wakiyiriza Imana igatabara? Ngijuru riratabara, niko Debora yavuze. Ngijuru riratabara. Reka dusome amagambo y'Imana muri Bibiliya yera, Yesaya 58:6. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo, ahubwo kwiyiriza ubusa shima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarengana abarengana, kandi mugaca iby'agahato. Amen. Kwiyiriza Uwiteka shima ngo niko mwabohora bo muboshye, mwabohora abantu muboshye mu mitima yanyu. Icyo ni cyo Uwiteka gusaba, ngo niyo wasenga ukiriza ubusa amajoro 40, iminsi 40, iminsi 14 n'amajoro 18, ariko uboshye mwene so, ndakubwira ati ni zero. Ni zero, ni ubusa. Uri kwibabariza umubiri wawe ubusa, uri kwibabariza umubiri, uri gutige cyawe cy'ubusa. Dore gusenga Uwiteka ashaka kandi ngashima mu mitima yanyu, ngo niko mwasenga mubohoye bene so, niko mwasenga mukiranuka, niko mwasenga mu mitima ndanzigo zirimo, ngo niko mwasenga mufite imitima igisiyoni, ngo niko mwasenga mugenda mu rugendo, mugenda mu nzira itunganye, mugenda mu nzira ifunganye, mugenda mu nzira mufite imitima iboneye. Icyo ni cyo Uwiteka ari kugusaba, icyo ni cyo Uwiteka ari kunsaba. Imana
kandi Imana idufashe ngahubwo kwiriza ubusa nshima ngo nuko mwabohora ngo nuko mwajya mubohora abantu imigozi y'urugomo, abantu buzuye ubugome abantu buzuye uburiganya, abantu bafite inzira zitari ku gisiyoni, abantu bari kujya mu nzira z'igihogere zirangaye. Izo sizo nzira Imana yaguhamagariye, sizo nzira yambamagariye. Dore inzira Uwiteka yaduhamagariye ni inzira ifunganye. Gira urukundo aho byari bikwiriye naho bitari bikwiriye, gira urukundo. Icyo ni cyo Uwiteka yaguhamagariye. Era imbuto mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye, ni cyo Uwiteka yaduhamagariye. Imana rero ndago yakubwiye ngo usenge uyijyajya, ndago yakubwiye ngo uyinginge ufite inzangano muri we. Yavuze ngo gusenga shima, gusenga mbasaba, gusenga mbifuzaho, gusenga mbona bikanezeza umutima, ngo niko mwasenga mubohoye abantu iyo migozi y'urugomo, iyo migozi y'ubugome. Ese iyo migozi y'ubugome ni iyihe? Hari igihe uba uri kumwe na mwenesko cyangwa se ubanye na mwenesko cyangwa se n'inshuti yawe mu buzima busanzwe, ukamubwira ati nguri inshuti yanjye magara, ukamubwira ati uri byose byanjye, ariko igihe kigashika ukamwikuramo kandi ukamwereka yuko muri kumwe kandi kumbe mutari kumwe. Ubwo ni ubujyajya, ubwo ni ubujyajya bubi. Abantu bafite imitima yuzuye ubujyajya, ibyo Imana irabyanga, ibyanga urunuka. Abantu rero basenga batajyajya, Imana irabishima. Aba bantu bagira imitima iboneye, aba bantu bagira inzira z'igisiyoni, aba bantu bagenda batunganye, bagera no mu gikombe cya baki bakacyamwa, kuko ya mitima yabigize ute, ya mitima iboneye. Ariko wa muntu ufite umutima w'ubujyajya, iyo ageze mu gikombe cya baki asubira inyuma, iyo ageze mu gikombe cya baki yikorera amaboko ngo udafite umutabazi, iyo ageze mu gikombe cya baki arahungabana, kuko yagize wa mutima w'ubujyajya. Umutima w'ubujyajya shuti y'umusaraba ndaho wakugeza, ndago wakambuka umugezi runaka, ndago wakambuka igigeragezo runaka, kuko wa mutima w'ubujyajya uragutega, niwo mutego wawe. Uragerageza kwambuka ndutambuke kubera wa mutima w'ubujyajya. Ese icara wibaza impamvu watinze gusubizwa? Niko usengana ubujyajya, ugasengana uburiganya, ugasengana ububeshi, ibinyoma, ugasengana inzangano, ugasengana indonganya, ugafata iminsi 3 ugafunga amajoro 3 yose, iminsi 3 n'amajoro 3, kandi umutware mubana mutavuga rumwe. Yesu agutabare. Abana wibyariwe mubana mutavuga rumwe, Yesu abagirire neza, Yesu atubohore, Yesu aducure ingamba ziturimo zituvemo. Ngo gusenga Imana ishaka niko mwabohorana, mukuri inzangano mu mitima yanyu. Bene data shuti z'umusaraba, uru rugendo itike ndakindi ngo uwejejwe wese niwe uzataha mw'ubwo rurembo. Ariko niba utejejwe, niba udafite umwambaro wera, genda umese, kuko uracyafite umwanya. Tunganya inzira zawe, numara kuzitunganya hama ujye muri ya nzira Imana ishaka, ya nzira itunganye, ya nzira ifunganye. Kandi iyo nzira ifunganye ndababwiza ukuri yuko ikintu kizakubashisha niko wakunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ubugingo bwawe bwose. Wamara gukundisha Imana ibyo, ugakunda na mugenzi wawe nguko wikunda, kuko ikintu kizatubashisha ni ukugira urukundo. Nukunda mwenesko, ejo hawe ni heza, ejo hawe ni heza. Nukunda mwenesko nguko wikunda, Imana izakurengera. Ayega ndaga Imana idutabango niko twasenze iminsi 40. Ushobora no kuyisenga iyo minsi 40, ariko mu mutima wawe harimo udwango runuka rubi cyane. Imana ireba ikakubona mu yindi sura, nuzuye udwango. Imana imbona mu yindi sura, ndaga imbona uko mumbona, cyangwa se nge uko nireba, imbona mu yindi sura. Rero tubohore abo twaboshye. Bene data ndababwiza ukuri yuko imitima yacu sipirizo, imitima yacu sigereza. Kubera iki umwaka ushira mboshe Jeannette mu mutima wanyu? Kubera iki umwaka ushira mboshe Claudine mu mutima wanyu? Tubohore ni Uwiteka ashaka. Bohora mwenesko, bohora umutware wawe, bohora umufasha wawe. Abana muvuge rumwe n'ababyeyi banyu, mubohore. Icyo ni cyo Uwiteka bashaka, ndakindi Uwiteka gushaka ngo niko wabohora uwo wabose
niba mfitanye ikibazo na mwene data ngamuboha siwe mboshye gusa nanjye ubwanjye ndiboshye. Ibaze rero kugira uwo mugozi w'udwangano mboshye mwene data nanjye ubwanjye ndiboshye, kandi narangiza nkavuga ati Mana ndagushimiye yuko wandinze, ndagushimiye ko wangiriye neza, Mana ndakwinze umbabarire. Kubera iki ndi gusaba imbabazi nge ndababariye abambemukiye. Bene data tubohore, abatugire nabi tubabohore, abaduhemukiye tubabohore, tugende muri za nzira z'igisiyoni dutunganye. Nushaka usenge iminsi 40 n'amajoro 40, ariko niba usenga uboshye mwene so ngubwisha ukuri imbere y'Uwiteka, ayo masengesho yawe ndaho yari kujya, ayo masengesho yawe ndacyo yarakora, yarazerera mu kirere, ndambo yarasenya urukuta, ntabwo yarazamuka ngo yagere kuri parafu. Impamvu yatara bugere kuri parafu, wa mugozi w'ubucyanya, wa mugozi w'inzangano niwo wazitiye ayo masengesho. Ayo masengesho yahezaho. Imana rero ikugire neza. Ikindi Imana idushakaho, mugahambura imigozi, muhambura imigozi mwaboshe bene so, muhambura imigozi mwaboshe bagenzi banyu muririmbana, muhambura imigozi mwaboshe abo mukorana umurimo w'Imana, mwibohore, mubohore abo mwaboshe, mubohore. Mbere yuko usaba Imana ngo ikweze, mbere yuko usaba Imana ngo ikubabare, nawe gira ute manzi ubohore mugenzi wawe, manzi ubohore mwene so, bohora umutware wawe. Icyo ni Imana igushaka, nda kindi Imana igushaka, kuko nutababohora ndakiza uzabona ibyo mu isi yose, ubona ayo mazu meza, umutware mwiza, abana beza, ariko igihe ni kimwe, igihe kizaba kimwe, uhezwe hanze n'abarozi n'umwanzi sekibi. Ariko icyo ngwifurije niko wabohora mwene so, nkuko nawe wifuza yuko Imana yakugirira neza, uko wifuza ko Imana yakweza, nawe bohora mwene so, mwitunganye. Niba yaraguhemukiye musange, umubwira ati mwene data je warambabaje, nje warambemukiye, mubohorane. Ijambo cy'Imana yavuga ngo sanga mwene so, musange mbere yuko ugira ikintu runaka wakora, sanga mwene so, mubohorane, mubabarirane. Mbere yuko wagabura ijambo ry'Imana, bohora mwene so. Mbere yuko wahanura, bohora mwene so. Mbere yuko waririmba, bohora mwene so. Mbere yuko wagira ikintu runaka wakora mu nzu y'Imana, bohora abo waboshe, ukora ibyo Imana ishaka. Haleluya. Bohora abo bose, bohora abakugiriye nabi, bohora abaguhemukiye, bohora umutware wawe, bohora abana bawe, mubohorane, mugire imitima itungana Imana, ngo turi inzu z'Uwiteka. Niba rero turi inzu z'Uwiteka, kubera ko turi kuzana inzangano mu nzu y'Imana, niyo mitaka Imana yadutumye. Oya, tubohore, tugire urukundo, tugire imbabazi, tubabarire nguko natwe data yagize ute yatubabariye. Imana yacu itugire neza, ngo kandi ngo turenganure abo bakiri imanza zitabera, tuve mu bidashimwa n'Imana. Abo bose batwagaho agahato tubarengana, ngo muce n'iby'agahato. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ngahubwo kwiriza ubusa shima, nuko mwajya mubohora abantu imigozi y'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Imana itugire neza. Muci iby'agahato, uranga kubabarira umutware wawe, iryo juru uzicaramo utareba umutware wawe, ijuru uzageramo utabona umwana wawe. Si byiza ko mwese mwagera mu ijuru uri kureba umutware wawe iburyo cyangwa se aho azaba Imana isaba yamuteretse. Si byiza kuba wagera mu ijuru ukareba abana bawe ukavuga ati Imana ndagushingeze mu ijuru na famiye yanjye. Yego icyo gihe ndago hazabaho ibyo kuba mu rugo hehe, twese tuzaba turumye, ariko byaba ari umunezero kwisanga mu ijuru. Umuntu yavuze ngo nzakebuka ngurebe, ngo ngebuke ndebe mugenzi wanjye, mubaze siti nawe wahageze. Ngo Imana ishimye yuko utaguye mu nzira. Imana y'amahoro itugire neza. Reka dusome andi magambo dusanga muri Zaburi 26 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ry'Imana ragira ati: sinzicarana n'abatagira umumaro, kandi sinzagenderera indyarya. Nanga iteraniro ry'ingozi
sinzagenderera imburamumaro, sinzagendera abadafite umumaro, sinzagenderera, sinzicarana, sinzavugana, sinzasura abadafite umumaro. Ndaguwiteka azabagendera, ndaguwiteka azicarana n'abatagira umumaro. Kirazira, ndaguwiteka azicarana nawe. Niba uri imburamumaro, ndaguwiteka azicarana nawe. Niba ndi imburamumaro, ndaguwiteka azicarana nanjye. Ntabwo uwiteka azangendera, ndaguwiteka azanyiyereka, kuko ndi imburamumaro, ndi imburamukoro. Ntacyo mfite kizima nakora, ntacyo mfite kizima nakorera Imana, kandi birahari. Ariko kubera ubunebwe, kubera ubujyajya, kubera iki, ntabwo uwiteka azagira, ntabwo uwiteka azangenda, ntabwo uwiteka azavugira muri njye, ntabwo uwiteka azanyiyereka. Ariko nimara kwibohora ubujyajya, nimara kwibohora ikibi, nimara kwibohora byose n'ibicumuro byanjye byose no gukiranirwa kwanjye twose na turiya twose two tuvanywe n'inyongobe za bugingo, uwiteka azahera ko angenderere. Nawe niko bizaba. Rero niba turi imburamumaro, uwiteka ntabwo azatugenderera. Ngo kandi ngo sinzicarana n'indyarya. Ntabwo Imana izicarana n'indyarya, ntabwo izicarana n'abantu bari hypocrite, ntabwo Imana izicarana nabo, ntabwo Imana izabana nabo. Niko ijambo ryayo ribivuze muri Zaburi 26 umurongo wa 4 ukageza ku wa 5. Ntabwo Imana izakugendera niba uri indyarya, ntabwo izakugenderera. Nubwo wumva ngo Imana yambwiye amasezerano, cunga neza niba atari amahuri, cunga neza niba atari amahuri. Siko ibintu byose duhura nabyo ngo Imana yambwiye. Reba umuntu ukubwiye kandi nawe irebe, genzuza ijambo ry'Imana. Ese koko ibi ni ibyanjye? Siko Imana itabiguha bene data, yabiguha. Ariko se niba biguhaye uri ingozi y'ikibi, udahindura imigendere yawe, udahindura imvugo yawe, isuzume, nanjye nisuzume, turebe niba ibyo batubwiye tubikwiriye. Imana itugire neza. Ijambo ryayo bwayo ririvuye ngo sinzagendera indyarya, ngo nanga iteraniro ry'ingozi y'ikibi, kandi sinzicarana n'abanyabyaha. Niko uwiteka avuga. Ntabwo azicarana n'abanyabyaha, ntabwo azagendera abanyabyaha, ntabwo azagendera umuntu ufite ikibi muri we, umuntu ufite imigambi mibi. Ntabwo uwazamugendera, ahubwo azagenda babandi bafite imigambi, bafite inzira igisiyoni. Abo ni uwiteka azagendera. Uwiteka azagendera babandi bafite imitima iboneye. Ijambo ry'Imana avuga ngo turi insengero z'uwiteka. Hano haravuze ngo sinzagenda iteraniro ririmo ikibi. Nubwo twumvisha iteraniro, ariko reka twumve ko iteraniro ni wowe nanjye. Turi insengero z'uwiteka, turi insengero z'uwiteka. Twari dukwiriye rero gutunganira Imana ubudasiba. Tunganira Imana mu ivugabutumwa, tunganira Imana mu guhanura, tunganira Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Waba uri kwiga, waba uri ku ishuri, waba uri he, tunganira Imana. Waba uri ku kazi, utunganira Imana. Were gutunganira Imana ngo niko mwene so ari hariya, were gutunganira Imana niko umubyeyi ari hariya, were gutunganira Imana niko umutware wawe ari hariya. Tunganira Imana bahari, utunganira Imana badahari. Uyitungane ubudasiba kandi ugwize urukundo. Imana itugire neza. Biranga umuntu usenga atajyaje. Dore iby'Imana igushakaho kandi nanjye ishakaho. Dore iby'Imana igushimaho nibyo nanjye yanshimaho, nk'uko hari n'ibyo yatugayaho. Icyambere niko twayikundisha umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'ubugingo bwacu bwose. Ibyo bizadufasha kugendana n'Imana yacu mu minsi yose. Ibizadufasha kugenda muri isi y'ababaho n'abagenda. Bizadufasha kukwera imbuto mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiriye, kuko uzaba wicaye ahantu bari kuvuga amagambo mabi, uvuge kino si cyanjye, uvuge bino bigambo si ibyanjye, aya magambo singwiye kuyumva, aya magambo singwiye kuyavuga. Iyi si inzira yanjye. Ngo hahirwa baticarana n'abakobanyi, hahirwa batagendera mu nzira z'abakobanyi. Abo barahiriwe kuko bari kwirinda, abo bandi bari kuvuga ikibi, bari kuvuga icy'uburiganya. Nawe rero ubaha Uwiteka kandi umukundisha umutima wawe wose, ukora ibyo ashaka. Beya ikagira ati kundisha mugenzi wawe urukundo rutarimo ubujyajya. Mukundishe umutima wawe, mukunde nk'uko nawe wikunda. Niko Kristo yatubwiye. Amategeko yaruta yandi ngo ukunde
mugenzi wawe nguko wikunda. Icya kabiri kiratubwira ngo gukora ibyiza udacogora kandi ukabikora abantu bahari ukabikora badahari. Tunganira Imana bahari, tunganira Imana badahari. Tunganira Imana bareba, uyitungane batareba. Tunganira Imana nijoro, uyitunganire ku manywa. Uyitungane mu museke, uyitungane mu gicamusi. Uyitungane mu bitekerezo, uyitunganire mu imvugo. Uyitunganire hose, uyitunganire. Ukunde gukora ibyo Imana ishaka, Imana itugirire neza. Ukunde gukiranuka, ukunde abantu b'Imana, ukunde n'ijambo ry'Imana, Imana itugirire neza. Icya gatatu, kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi, ufite umutima wuzuye imbabazi, ukunda kubabarira, ukunda kugira neza. Bene uwo afite wa mutima Imana irareba akishima. Bene uwo arasenga isengesho rye rizamuke rigere ku Mana Data. Imana yacu ishimye kandi Imana yacu itugire neza. N'ukunda kubabarira. Umwongereza aravuga ati ngo babarira kandi wibagirwe. Babarira wibagirwe, kuko nubabarira ukibagirwa, yanzigo iraza he? Yanzigo iranyura he? Yanzika iranyura he? Ndahiranyura. Bene uwo rero arasenga adafite umutima ugize ute? Utajyajya. Isengesho rye rirazamuka rishike ku Mana, rikora icyo ryari rikwiriye kugira ute? Gukora. Risenye imisozi, risenye ibikuta, kuko wa mutima ugize ute? Utunganye. Rya sengesho ryavuye ahantu hagororotse, ryavuye ahantu hatunganye. Imana itugirire neza. Uwo muntu akunda kubabarira kandi akunda no kwibagirwa ibibi bamugiriye. Impamvu rero abantu tutababarira niko tuba twasubiye mu kahise, mu byatambutse, tukibuka ibyo badukoreye, byashavu cyangwa se yanzigo n'inzika, ugasanga birakangutse, uburakari burakangutse, ahubwo baba bati sinanakubabarira. Rero wari ukwiye kubabarira kandi ukibagirwa inabi bakugiriye, ahubwo ukibuka ineza. Imana ishimye. Ahandi rero nguko nababwiye, ni ugukunda kugendana n'Imana yawe wicishe bugufi, ugakunda kubabarira, ukagira umutima uboneye. Imana itugire neza. Igikurikira, ukagendana n'Imana kandi ugakora ibikwiriye, ukagenda wejejwe, ukagenda ufite umutima uboneye, umutima ubohotse, umutima wangushe. Imana ishimye. Bene uwo azarushwa no gupfukama, yumve ibinezaneza by'Imana, yumve presence y'Imana. Ngo ubwiza bw'Imana bwuzuye urusengero. Ni wowe urusengero, nanjye ndi urusengero. Imana ishimwe. Rero reka tugendane n'Imana yacu twicishe bugufi, dukunda kubabarira kandi dukora ibyejeje, dukora ibitunganiye amaso y'Imana. Nitwirinda icyaha, tukirinda ibibi, tukirinda amakosa, Imana izatureba itwishimire, kandi natwe tuzarushwa no gupfukama. Imana izatwumva kandi izadutabara. Imana yacu itugire neza, Imana yacu iturengere. Bene data, iri ni ryo jambo ndaho twari dukwiye kugira ute? Ndaho twari dukwiye gusenga tujyajya, kuko abantu basenga bajyajya ntabwo Imana ibishimira. Ibaze gusenga iminsi 3 cyangwa iminsi 2 n'umunsi umwe da, ugasenga wafunze, ndacyo wariye, icyayi wakiyimye, ibyo bya saa sita wabyiyimye, ibyo bya nijoro urabyiyimye, n'abajya batoragura wabyiyimye. Ugasanga uri gusenga Korodina umuboshe mu mutima wawe. Ntabwo byari bikwiye. Tubohore. Ayo niyo masengesho Imana dushakaho. Kwiyiririza ukima ibyo kurya ariko ugasubira mu byaha, uri kwiruhiriza ubusa. Kora ibyo Imana ishaka. Ngo Ezira n'abandi ngo barasenga, ngo bayoboza Uwiteka inzira, ngo bambara ibigunira, bambara imyenda icitse, bisiga ivu, bagaragaza umubabaro munsi y'umwuka, bibohoyeho ibyubahiro, bibohoyeho inzangano, bibohoyeho ikibi cyose cyabatandukanya n'urukundo rw'Imana, ngo basenga, ngo bayoboza inzira, kandi barumviwe, baratabawe. Nawe rero iyambura icyo cyubahiro, iyambura izo nzangano, iyambura izo ndonganya, iyambura amahane. Twiyambura ibitari ibyacu, twiyambura ibitari iby'Imana, twambara umwambaro
umwambaro wera, tugendane n'Imana yacu tugize ute ducishijwe bugufi, kandi dukunde kubabarira, dukunde bene data, dukunde abo mu nzu ya data, cyane cyane ngabo mu nzu ya data n'abo hanze tubakunde. Ikizagaragaza yuko wagize ute wakijijwe, nabo mubana nibo bazagutangira ubuhamya. Wanditse azagutangira ubuhamya akuze. Wa muntu mubana igihe kinini, wa undi muganira igihe kinini, ni ukuzi, ni uzakumenya, ni uzakubwira amakosa yawe, ni uzakubwira amafuti yawe, kandi nayakubwira uzashima Imana, kandi ushake nuko wagira ute wayakosora. Bene data, dusenga Imana twicishije bugufi, dusenga Imana tutajyajya, dukura ubujyajya muri twe, dukura uburiganya muri twe, twere kuba ng'abafarisayo ngo basengaga ngo bagahagarara ku marembo, bagahagarara mu masinagogi bakagaragaza ko bari gusenga, ngo ariko ngo bene ibyo Kristo yaravuze ati ngo abo babe bagayitse, kuko ingororano zabo bazihawe. Umuntu arasenga ngo nimusengeshe y'iminsi 3, reka bimenywe n'Imana nawe, kandi uyasenga utungana Imana, were gusenga wanga mwenesko. Isengesha Imana ishaka bohora mwenesko, bohora abo mu nzu yasko, bohora abo mwirigwana, bohora umuntu wese wakugiriye nabi. Iyeze saba Imana igucure ingamba zikurimo, zikuvemo, ikuvugutire, igukureho imikosho yose, igukureho icyaha cyose uko cyakabaye. Bene data, reka dutunge imitima igisiyoni, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ndaga Imana izatongana natwe iteka ryose. Oya, ndabwo izatongana natwe iteka ryose. Ijambo ryarari musenge mutajyajya, kuko nusenga utajyajya Imana izakwishimira, Imana izakureba ikunezererwe. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro itube hafi, twicishe bugufi, tugendane n'Imana duciye bugufi muri byose, muri byose. Amen. Imana ntabwo izagwana nawe, ntabwo izagufata mu mashingu. Oya, izakubwira wumvire, bizaba byiza, uzabona umugisha w'Imana, uzajya ibyo mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko nutumvira, inkota y'Uwiteka izakurya. Umenye icyo gukora. Niba ari uwo wahemukiye, umusabe imbabazi. Niba yaraguhemukiye, mubohore, kuko numubohora niwe uri kwibohora, niwe uri kwigira neza. Numubabara niwe uraba wigire neza. Ubugingo bwawe urabugize, urabukuye mu kaga, uraba ubukuye mu mutego, urabukuye muri rwadwa rujya muri Gehinomu. Abantu baranga kubabara bene se, siwe uri kuzirika gusa, nawe ubwawe uriboshye. Kristo yaravuze ati ngo mubabarire kuko na data yarabababariye. Kandi mbere yuko ujya gupfuka mbere y'igitanda cyawe, cyangwa se usengera muri salo, mbere yuko usenga aho wari ukwiye gusenga, manza ukore umurimo wo kwezwa. Niwe Imana idushakaho, niwe Imana idushakaho muri bihe bya none, kandi no mu bihe byashize, no mu bihe bizaza. Isengesha Imana ishimwa ni isengesho ritunganye. Ndabwo Imana ishaka abandi basenga bakadedemeza, bakagera kure, bagashiramo n'indimi. Ibyo ni byiza, ariko cyane cyane nshuti y'umusaraba, Imana gushakaho isengesho ryejejwe, kuko uwejejwe niwe uzagera mu urwo rurembo, utejejwe azahezwa hanze. None mwene data, niyihe si uhisemo? Ese niyino si izashonga, cyangwa niyino si izahora iteka ryose? Ariho ijambo ry'Imana rivuga mu byaje ngo hariho Imana izarema ng'ijuru risha, ireme n'isi nshya. Imana ikugire neza, uhitemo igikwiriye, kandi uhitemo icyo wari ukwiye gukora. Kristo, kandi mwihangane, hariho akayaga. Nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni uwera, ikavuga iti aho nduye ni hejuru kandi harera. Bana n'ufite umutima umenetse wicishije bugufi, kugira ngo mbembure imyuka y'abaciye bugufi, bembure n'abafite imitima imenetse. Haleluya. Sinzatongana iminsi yose, kandi sinahora ndakayiteka ryose, kuko imyuka y'imitima naremye byashirira imbere yanjye. Imana itugire neza. Nshuti y'umusaraba,
yatubwiye ngo ndaga imana izadufata mu izosi mu mashingu, ndabwo imana izabidukora. Rero icyo ngubwira nanjye nibwira niko twaca bugufi tukagira imitima iboneye, imitima itunganya Imana. Nshuti y'umusaraba, Imana ndabwo izatongana nawe kandi ndabwo izahora irakaye, ngo kuko irakaye imyuka y'imitima yaba yaremye yashirira imbere. Twese twashira kandi tugapfa tugisute turimbutse bamwe muri twe. Rero Imana itugire neza, Imana iturengere. Reka duce bugufi dusenge. Ariko nongeye kukwibutsa umutima wawe sipirizo, bohora mwene sko, bohora. Hari abaziritse abatware babo, hari abaziritse abafasha babo, hari abaziritse abakazana babo, bamabukwe babo, n'abandi abo basengana. Bene data, mubohore. Iyi nzira niyo kwera no gukiranuka. Iyi nzira ngo naho umugenzi yaba umuswate. Bene data, tujye tutinya runo rugendo rujya mu ijuru, kuko nurutinya uzahinda umushitsi, uhinde umere nka mukristo wahunze avuga ati ngo ninde wakiza amagara y'ubugingo bwawe. Nawe uzahita uhera kuvuga ati ninde wanyeza, ninde wangura uyu mwambaro mubi, uyu mwambaro w'udwango, uyu mwambaro w'inzika. Bene data, duce bugufi dukora ibyo Imana ishaka. Murareba inzika muka Herodiya yagize. Umwana anezeza Herode, aramuneza, aramubwira ati nsaba icyo ushaka. Umwana ajya kubwira mama we, umwami nabyinye ndamunezeza, yambye ngo musabe icyo nshaka. Umubyeyi kuko yari afite inzika, yari afite ikibazo na Yohana yaramubwira ati aba bagabo ujyamo si abawe, barekure. Nguko nawe Imana ikukubwira, abo uboshye mu mutima ubabohore. Ubohore abantu, ugire umutima utunganye, ugire umutima uboneye. Nguko Imana irimo kukubwira, reka inzira zijya i Sodomo na Gomora. Nguko Imana ikukubwira, ese muri iyo nzira ijya muri Egiputa urayikoramo iki? Nguko Imana ikukubwira, reka amagambo, reka kuvuga mweneswa, reka kuvuga ibidafite umumaro, reka kuvuga ibidahesheje Imana icyubahiro. Uwo mudamu agira inzika kuko Yohana yamuva mu izo ngeso mbi, aramurakarira. Iyi rero kuko Yohana yari ari muri gereza, abwira uwo mwana we ati ngo niba igihanga cya Yohana. Ese igihanga cya Yohana yaragikaranze arakirya, yakimajije iki? Nawe uwo mwene sko uboshye mu mutima wawe, inyungu yawe ni iyihe? Ubona igihumbi cyinjiye kuri county, ubona amadolari yinjiye kuri county, ubona ngahe yinjiye kuri county. Bohora abo waboshye, nibyo sengesho Uwiteka agushakaho, ngo kwiriza ubusa nshima, ngo niko mwabohora imigozi y'urugomo, imigozi y'inzangano, imigozi y'amashyari, imigozi y'indonganya. Mwibohore, tubohore imitima yacu, tubohore ubugingo bwacu, tuve mu bidashimwa n'Imana, tuve mu bigawa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikubwire neza wowe akiri ijambo ry'Imana, kandi Imana igukize, ikurinde uburyarya, ikurinde ikibi mu izina rya Yesu Kristo. Reka twubahe Imana. Mana nziza, Mana yo kwiringirwa, Mana yo kwizerwa ibihe byose n'iteka ryose. Ndagushimye kubw'amagambo yawe atuze uyu munsi. Nimbuzi tubura, nimbuzi iri kuburira twebwe basenga, dusengana uburyarya. Mana, ni ijambo ritubwira ngo tuve mu buryarya, ni ijambo ritubwira ngo tureke ibibi, kuko ijambo ryatubwiye ngo gusenga ushima ngo niko twabohora abo twaboshye. Umurindi wo mu gakiza yavuga ati ngo uzaze uce uwo mugozi, ngo uzabe umboshe umutima. Ca imigozi iboshye imitima y'abantu, cia iyo migozi mu izina rya Yesu. Ijambo rya nanone raza rikatubwira ngo ndabwo uzagenderera imburamumaro, ndago uzagendera abadafite imirimo yo gukora, ndago uzagenda inzererezi zigenda zizerera mu masengesho hirya no hino, ndago uzagendera abadafite ibitekerezo bizima, ndago uzagenda abadafite inzira z'igisiyoni, ndago uzagenderera abadafite imitima myiza, abo ndago uzabagenderera. Mana tugirire neza, ngo kandi ngo ndago uzica
kwicarana n'indyarya. Amateraniro yari mu buryarya ndagusayasura. Umutima uri mu buryarya ndagusawugendera. Habe no mu nzozi, habe no mu iyerekwa, habe no mu bahanuzi, habe no mu ijambo ryawe. Ni hahandi umuntu Mana azasoma ijambo ryawe ndiyumva icyo rishaka kumubwira, kuko azaba afite uburyarya muri we. Ndabwo umwuka wawe wera uzamuturamo. Umurinzi wawe ngo nubona ko utagifite urukundo, ngo uzamenye yuko umwuka wera yagiye, ngo ariko ngo uzahindukire uce bugufi umubwira ati garuka. Mana ndakwinginze, senya inzangano mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Abakunzi ba Getsemani cyane babohore aho inzangano ziri uzice mu izina rya Yesu Kristo. Mana ijambo ryagiye kutubwira ngo iteraniro ririmo ikibi ndaguzarigenderera. Uyu mutima urimo ikibi ndaguzawusura. Uyu mutima uboshe mwene se ndaguzawusura. Mana tubabarire, utweze udutunganye, ngo kandi ndaguzicarana n'abakobanyi. Mana ndakwinginze utugire neza. Mana ndakwinginze utweze. Mwami ndakwinginze udukureke ibi cyose. Amaraso yawe atweze, amaraso yawe adukureke ibi cyose. Ndakwinginze ubabarire bano babohoye bene se, ubabarire ababohoye ababyeyi babo, ubabarire abatanze imbabazi ku bavukanyi babo, ubagirire neza, ubeze ubatunganye mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagushimye ku bw'aya magambo, ndagusaba Mwami ngo tuyagenderemo, kandi yasenye inguta yitwa uburyarya, yasenye urukuta rwita udwango mu izina rya Yesu Kristo. Kura ibigawa muri twe Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima zigenda zitukurikira, imyuka mibi za karande izo zose uzimenagure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana yera, Mana ishobora byose, ndagushimiye yuko utugiriye neza, ndagushimiye yuko utwejeje. Komeza ijambo ryawe mu mitima yacu, kandi ijambo ryawe rigira umumaro munini. Uri Mana yo kwizerwa, uri Mana yo kwiringirwa, none n'iteka ryose niko nizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Imana amahoro ibagirire neza, Imana amahoro ibiteho. Hahirwa abafite imitima iboneye